kugusuhuza kandi nkakwifuriza ibihe byiza nta cyaha kirimo nta n'ikosa ririmo ahubwo ni umuco dusangiye twese abahuzwa n'uru rurimi ndetse n'amashami yarwo. Rero ndagira ngo tugaruke kuri uyu mwana muto w'umukobwa. Uyu mwana w'umukobwa nawe umaze gutangaza agahinda yatewe na se bitewe n'uko yavutse. Ngira ngo ubushize nibwo twabagezagaho agahinda k'umwana witwa Aisha Bebe wagize atya akavuka mu buryo butateganijwe ariko akaba yarishwe n'agahinda kubera icyo kibazo. Undi mwana rero kandi we ukomeye kandi tumaze kubaka izina ariko nubwo afite uburyo n'ubushobozi ariko ntaribagirwa ko yarezwe na nyina ase atarigeze akora inshingano ze nk'umubyeyi. Mbere y'uko rero tugaruka kuri ayo magambo amaze gutangaza, mbibutse ko ni uyu mwana w'umuhanzikazi w'umunyamerika uheruka mu Rwanda ubwo yazanaga na wa muherwe wa Global Citizen Huye Agents. Nababwiye ko yaganiriye na Perezida Kagame kandi nanone bari bafite gahunda yo kwerekeza muri Afurika y'Epfo. Rero muri Afurika y'Epfo atangarije amagambo akomeye cyane ndetse asebya se nk'uko bisanzwe n'ubundi ahorana iyo ntimba n'agahinda yatewe n'ababyeyi. Nibwo tuvuga tuti rero babyeyi nimukore inshingano zanyu kuko iyo mutazikoze mutuma abantu bagenda bahura n'ibyo batigeze bahitamo. Mbere gato y'uko rero mbagezaho ayo magambo amaze gutangaza nk'uko bisanzwe, reka tubanze twibaze ngo uyu mwana ni muntu ki? Bamwita Doja Cat. Reka nze tubanze dusesengure ubuzima bwe. Ubundi uyu Doja Cat ni muntu ki? Ikaze. Welcome to Zorong Empire. Doja Cat ni umuraperi, umuririmbyi n'umwanditsi w'indirimbo ukomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amazina ye bwite nyakuri ni Amara Hatina Zandile Dilamini. Zandala Dilamini ni muntu ki? Doja Cat yavukiye i Los Angeles muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1995. Se yitwa Dumisani Dilami, umukinnyi wa filime ukomoka muri Afurika y'Epfo. Nyina yitwa Deborah Sawyer, umunyamerika w'umunyamideli ndetse n'umushushanyi. Yakuze ahanini ari kumwe na nyina kuko se atari hafi ye mu bwana bwe. Ubuzima bwo gukura, yize amashuri asanzwe ariko yaje kuyareka akiri muto. Yiyigishije wenyine ibintu bijyanye n'umuziki akoresheje internet. Yakundaga cyane kubyina, kuririmba ndetse no gukora rap. Ibi byatumye atangira gushyira indirimbo kuri SoundCloud akiri muto. Uko yatangiye kumenyekana, mu mwaka w'ibihumbi 2014 yasinyanye amasezerano na sosiyete yitwa RCA Record. Indirimbo yamumenyekanishije bwa mbere cyane yitwa mu 2018 yari ifite amashusho asekeje yivuga nk'inka. Yabaye viral cyane ku mbuga nkoranyambaga. Aha niho yatangiye kuba icyamamare ku isi. Ibihe byamuhesheje kuba icyamamare. Yaje gukomera cyane mu mwaka w'ibihumbi 2020 kugeza muri 2023 kubera Say So yamugejeje ku mwanya wa mbere ku rutonde rwa Billboard. Indi ndirimbo ni iyo yise Kiss Me More yakoranye na SZA. Alubumu nka Hot Pink yakoze mu 2019 n'indi Planet Ha mu 2011. Iyi alubumu yamugize umwe mu bahanzi bakomeye ku isi. Ibihembo n'intsinzi, yatsindiye igihembo cya Grammy Awards, yagiye atsindira n'ibindi bihembo byinshi bya muzika, MTV, Billboard ndetse n'ibindi. Ubuzima bwe bwite n'imico ye, azwiho kwigenga cyane no gukora ibintu mu buryo bwe bwihariye. Akunda gusetsa no gukoresha internet cyane, TikTok na Instagram. Rimwe na rimwe ajya mu mpaka n'abafana kubera ibitekerezo bye cyangwa se imyitwarire ye. Impaka cyangwa se controversies. Doja Cat ntabwo abaho nta mpaka. Yigeze kunengwa kubera amagambo cyangwa se ibiganiro byo kuri internet
hari igihe abafana batishimira uburyo abavugisha, ariko ibi ntibyigeze bihagarika iterambere rye muri muzika. Uko afatwa uyu munsi Doja Cat ni umwe mu bahanzi bayoboye isi mu muziki wa pop na rap. Afite uburyo bwihariye bwo guhuza umuziki, imyambarire ndetse n'imyidagaduro. Mu magambo make, Doja Cat ni umukobwa wiyubakiye izina akoresheje internet, umuhanzi uhorana udushya, umwe ufite ingaruka zikomeye ku muziki w'iki gihe. Rero nk'uko nababwiye ngo urumva ni umuntu wubatse ibigwi, ni umuntu wubatse izina, ariko agahinda ko ku mutima karacyamushengura. Reka rero nze tugaruke kuri aya magambo amaze gutangaza, yatangaje muri Afurika y'Epfo, ngo nyuma y'igitaramo cya Move Africa yari yatumiwemo, Doja Cat yagiye ku mbuga nkoranyambaga ahishura ibibazo yagiranye na se umubyara atatinye kwita umugabo utita ku nshingano. Nyuma y'igitaramo cya Move Africa yari yatumiwemo, Doja Cat yagiye ku mbuga nkoranyambaga ahishura ibibazo yagiranye na se umubyara atatinye kwita umugabo utita ku nshingano. Uyu mukobwa mu butumwa yatambukije ku mbuga nkoranyambaga agaruka ku kiganiro yagiranye na se, yahishuye ko yari yagerageje kumutumira mu gitaramo cye, undi yanga kucyitabira. Ati, nagerageje kuvugisha data kuko nari ko ari muri Afurika, namutumiye mu gitaramo cyanjye arambwira ngo ntabwo yabasha kucyitabira kuko tutavuganye neza. Doja Cat wise se umubyeyi utita ku nshingano yahishuye uko yarakajwe no kumva ko se atabasha kwitabira igitaramo cye. Akeka ko ari uko yanze kugura amatike, nawe ahimba amayeri yo kumwoherereza urubuga rucuruza amashusho y'urukozasoni y'abagabo basambana, amubeshya ko nahanyura abasha kubona amatike. Akimara kubona urwo rubuga, umubyeyi wa Doja Cat yamubwiye ko we ahuze cyane atabasha kurufungura, ko agiye kubiha abareberera inyungu ze bakaza kubikurikirana. Nyuma y'akanya amwoherereje urubuga rucuruza amashusho y'urukozasoni, Doja Cat avuga ko yatunguwe no kubona se amwandikiye amubwira ko ari kugerageza gufungura urwo rubuga ntabona amatike, ahubwo akabona amashusho y'urukozasoni. Uyu mubyeyi yabwiye Doja Cat ko afite impungenge z'uko urwo rubuga yamuhaye rwaba ari urw'abatekamutwe. Doja Cat ni umukobwa wa Dusman Dlamini, umukinnyi wa filime ukomeye muri Afurika y'Epfo, wamubyaranye na Deborah Elizabeth Sawyer, wari umunyabugeni wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ufite inkomoko muri Israel. Mu biganiro binyuranye, Doja Cat akunze kugaruka ku nkuru ya se, ahamya ko atakuze amubona, cyane ko yasize umuryango we muri Amerika akigira muri Afurika y'Epfo. Ngayo nguko rero urumva izo ni ingaruka n'ihungabana umukobwa agendana kubera amakosa y'ababyeyi babyara batiteguye gukora inshingano zabo. Naho ari umuherwe, naho akomeye atyo, naho yageze kuri ibyo byose, ariko aracyafite iryo hungabana. Tuba tugaruka no kugira ngo twige amasomo, turebe ahashize, bidufashe gutegura hazaza. Umubyeyi ubyara utiteguye haranira izo nshingano, kurwana n'izo nshingano, kabone iyo uri imfubyi, kabone iyo so yapfuye nta kibazo, ariko akiriho ukabona nta nshingano akora, naho waba hari ibyo wagezeho warabyigejejeho, ariko ntabwo kumubabarira mu mutima bikunze kugorana. Tugana ku musozo rero w'iki kiganiro, reka dusubize iki kibazo kigira kiti, ni ayahe masomo y'ingenzi umwana w'umukobwa uri mu buzima bugoye nta mubyeyi n'umwe umwitayeho yakigira kuri Doja Cat? Isomo rya mbere ni iryitwa kwiyubakira ubuzima nubwo nta muntu ugushyigikiye. Iri ni isomo rya mbere, ndagira ngo turebe aya masomo hamwe tugomba kwigira kuri Doja Cat, kandi birashoboka.
mwana unyumvise uri hirya no hino ndetse n'abandi mufite ibyo bibazo b'abana muvuka mu gihe utateganijwe, ukikangura kwa nyogokuru, ukikangura ubuzima bwawe wenyine, ukikanga ufite ababyeyi bameze nk'abatariho, nubwo twavuze umwana w'umukobwa n'umuhungu wigireho, hanyuma usabwa kwirwanaho. Isomo rya mbere ugomba kwiga rero, kwiyubakira ubuzima nubwo nta muntu ugushyigikiye. Doja Cat yakuriye mu buzima butari bworoshye kandi atari hafi ya se. Icyo byigisha, nubwo waba uri wenyine ushobora kwiyubakira ejo hazaza, ntugomba gutegereza umuntu uza kugukiza. Icya kabiri, iri somo rya kabiri twakigira kuri Doja Cat, kwiga wiyigishije, self learning. Yiyigishije umuziki akoresheje internet, SoundCloud, YouTube. Icyo byigisha, nta mafaranga menshi ukeneye ngo wige ibintu byinshi, ahubwo wabasha kwigisha. Internet yaraje, wifata touch ngo wumve ko ariyo gusikororinga gusa, yifate wigishe, wabasha gukuraho ubumenyi bubasha gutuma ugira ute nawe witeza imbere. Bana rubyiruko, ni ukuri mwigirira isomo ahantu, isomo ntimuritanga. Internet ishobora kuba ishuri ryawe. Isomo rya gatatu ryo kwigira kuri Doja Cat, gukoresha impano yawe. Yamenyekanye kubera igitekerezo cyasaga n'igisetsa ariko bigahinduka amahirwe. Icyo byigisha, icyo ufite cyose, kuririmba, gushushanya, kuvuga neza, guseka neza, kwitwara neza, ibyo byose gishobora kuguhindurira ubuzima. Ntugatinye gutangira n'ibintu bito. Isomo rya kane twigira kuri Doja Cat, kwihangana no kudacika intege. Ntabwo yahise aba icyamamara ako kanya. Icyo byigisha, intsinzi ifata igihe. Kwihangana ni ingenzi cyane kurusha impano ubwayo. Isomo rya gatanu ryo kwigira kuri Doja Cat, kwiyizera wowe ubwawe. Yagiye akora ibintu abantu bamwe batumva, ariko akomeza inzira ye. Icyo byigisha, nubwo abandi batakwemera, wowe ugomba kwiyemera mbere. Isomo rya gatandatu, kwiga no ku makosa y'abandi. Kwiga no ku makosa y'abandi cyangwa se kwigira ku makosa y'abandi. Doja Cat yagize n'ibibazo by'impaka ku mbuga nkoranyambaga. Icyo byigisha, ntukigane byose ubonye ku byamamare. Gira ubushishozi, hitamo ibyiza gusa. Ahantu h'impaka, kwiga no ku makosa y'abandi. Isomo rya karindwi, kwiyitaho no gushaka ubufasha. Nubwo yaba yarabayeho wenyine, ubuzima nk'ubwo buraremereye. Icyo byigisha, niba uri mu buzima bugoye, gerageza gushaka inshuti nziza, umwarimu, umuntu mukuru akumva. Umuntu mukuru ukumva. Ntugomba kubana n'ibibazo byawe wenyine. 8, gutekereza ku ntego yawe. Doja Cat ntiyabaye icyamamare ku bw'amahirwe gusa, yari afite icyo ashaka. Icyo byigisha, iyibaza uti, ndashaka kuba nde? Tangira buhoro buhoro ushya aho ugomba kugera. Mu magambo make, umukobwa uri mu buzima bugoye yakwigira kuri Doja Cat ko ushobora kwiyubaka niyo nta mubyeyi uhari. Impano yawe ishobora kugukiza. Kwiga no kwihangana ko ari ingenzi, ariko ugomba no guhitamo inzira nziza itagira ingaruka mbi. Reka rero ngushimire wewe wakurikiranye iyi video. Reka duhure muri video itaha. Nyabuna ndabinginze, we niba usoje iyi video, ndakwinginze ntuzabe baguhana uvayo ngo ntibaguhana ujyayo, ahubwo igira kuri aya masomo wumve yuko ibintu byose birashoboka. Niyo mpamvu ugiye nsonza amabwira ngo tukihebe ugihumeka. Ihumeka sinzahungabanywa n'ibihwihwiswa, havugwa yuko ejo hanjye hatari heza, hashingiwe ku biri kumbaho. Zoronke Empire.